Bakunzi b'Umugabane TV, reka mbashimire mwebwe mudahwema kudukurikira ku manywa na nijoro ku biganiro byacu. Dushimira abantu mukora like. Niba ufunguye iki kiganiro kanda like, na ahantu hari urutoki rumeze gutya koraho ukore like, kandi niba ubikunze ukore na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Turaza muri Kongo uyu munsi tuze kureba inkuru nziza n'ibiri kunugwanugwa hariya mu nyeshyamba cyangwa se mu mutwe wa M23. Buriya amakuru ariho n'isi yose itangiye kwakira nuko ubutaka M23 yafashe buri kugenda bwige ngetura, niko mu Kinyarwanda bavuga, buri kugenda busaduka bwiyomora kuri Kongo. Ibyo mu byumve, kilometero kare zisaga 30,000 hafi na 5 M23 imajiye gufata. Inkuru mbazaniye nuko ubu butaka buri muri Kivu zombi buri kugenda bugengeduka muri kubyumva, buri kugenda buva kuri Kongo bujya kurema ikindi gihugu. Mu minsi mike mugiye kubona indi repubulika ivuka hano mu burasirazuba bushyira uburengerazuba, Sud Kivu na Nord Kivu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugiye kuzabona abantu b'Kinshasa bagiye kujya batemberera muri yindi repubulika yahoze ku butaka bw'icyari Kongo, kuko M23 cyangwa FCM23 ibi mbabwira igiye gukora igihugu. Reka mbabwire, nimwumva Uvira yafashwe, muranyumva neza, nimwumva Uvira yafashwe, nta minsi izashira idarapo rya Repubulika ya Kivu rizamuwe hari igoma. Nimwumva Uvira yafashe, muzabona declaration ya RFC M23. Nabyo mbabwira ko mu gihe cya vuba amakuru mfite bishobora guhindurirwa amazina, hanyuma y'ubwumvikane bw'abakongomani babishinze mushobora kuzabona hatangajwe repubulika hariya. Nimwumva Uvira yongeye, abarwanyi bo muri M23 bayifashe, ibyo muzabimenye ndabibabwiye. Kandi hari abantu barose izi nzozi, bari Goma, bari Bukavu, bari mu Minembwe, bari muri za Masisi, barose izo nzozi bategereje ko zisohora. Hari abantu benshi nzi neza yuko abakongomani benshi cyane cyane impunzi bategereje kumvira itangazo, mbese bameze nka rya jambo riri muri Bibiliya rya ya myuka yabera iri munsi y'igicaniro ivuga ngo uzaza ryari kudaca amateka ngo uhorere amaraso yacu yamenwe. Hari abakongomani benshi bategereje, bavuga batari ko kuki Sultani Makenga adafata ingabo ngo azishyire ku mipaka, avuga ati dufashe hano, tugarukiye aha, tugiye kuhashyira umutekano, tuhacyure ababyeyi bacu, nta kindi tuzongera kubasaba. Bantu b'Kinshasa mwaraduhemukiye kuva muri 1998 tugirana amasezerano muyica, tugirana ibi n'ibi bipfa. Hari abantu benshi babaza Makenga, hari abantu benshi nyine babonamo uwo mwenda, ko M23 ibarimo uwo mwenda. Kandi nawe nusesengura nubona ingabo zihaguruka ziri determine zigafata ubutaka bugana gutya, ntuzagirwe izi ngabo ubutaka zizabusubiza. Ibyo bintu byo ntabwo bishoboka. Ntabwo mbona M23 ngo bagiye mu mishyikirano ngo isubize Bukavu, ngo isubize Goma. Ibyo bintu ntabwo ntabwo bishoboka. Icyashoboka cyo nemera, M23 ahantu yarahafashe ihafata ku ruhembe rw'umuheto.
icyashoboka nemera yuko pe yaharekura ku mbaraga haramutse habonetse ingabo zifite ubushobozi zashobora gusunika uyu mutwe ukava ikavumu ukava ibukavu ukarekura Masisi ukaza za Kirorirwa ukahava uyu mutwe ukiruka ukaza ukagera za Sake bakawirukankana ukaza ukava Igoma bakawuzamura Rumangabo ugacurika akaba ari ingabo zifite imbaraga zikawushorera zikawugeza Rucuro bakawambukana za Tongo bakawukura mu misozi yose bakagaruriza ingabo hariya ibunagana ubundi zikongera zigatakira Museveni ati ongera udukingurire barangiza bagashyira imbunda hasi urumva Museveni akabakira ibyo byo byakunda ariko si izo ngabo namwe uko mubibona izo ngabo zirahari aba bagwanyi ko barwanye na Monisco izo ngabo zaba ari za UN izo ngabo zaba ari z'Iburaya izo ngabo zaba ari za East African Community izo ngabo ni za Congo izo ngabo ni iz'Ababirigi izo ngabo uko mubibona zaba zihari abasesengura bashingiye imirwanire y'ingabo zose zarwaniye ku butaka bwa Congo bigaragara ko izo ngabo ntazihari nimubona umutwe rero uzana ubwirinzi bw'ikirere mukabona umutwe ushyiraho ibigo bitoza ingabo hagapasinga abakomanda 8,000 hagapasinga abakomanda 7,000 ariko ubu muzi ko muri bihugu byo muri EAC harimo ibihugu byinshi bidafite abakomanda 1000 special force 15,000 hari ibihugu bitabafite kuba rero mama 13 irimo abakomando basoje amahugurwa 15,000 ukongeraho abandi bari basanzwe ubusutekereza ko aba barwanyi bose hajya ngo bari gutegurwa ngo bazajye muri kantonoma ibunagana hariya hano irumangabo nge ndabona ibi bintu Kisekedi nawe abizi uretse ko hari ukugenda yiri n'abanyamerika barabizi niyo mpamvu ubona basa nk'abagenda batera Kisekedi bamutera nka anestesi ikinya kugira ngo agenda asinziramo gake noneho bagende babona uko babaga bamubagamo izi ntare ebyiri bagende bazimubagamo azajye kuva mu kinya inzego zose zarashyizweho mwabonye abakadre cyangwa abakada basoza amahugurwa bagomba kujya kwigisha icengeza amatwara rya RFC 23 muri rubanda mbese ibintu byose bigenda neza mona ko inyeshyamba ziri kubaka imihanda inyeshyamba zirimo kubaka ibikorwa remezo cyari inyeshyamba ziri kubaka iminara yitumanaho kugira ngo bahindure network bahabwe code ibi bintu uko mubibona murabona hajya ibi bari kubikora hajya ngo Kisekedi azagarure ba guverineri hariya yongera ha deploying ingabo za FARDC reka mbabwire nge mfite amakuru yuko ariko nta makuru ataratangazwa nanjye mba numvishije abantu bayavuga abamotari mfite amakuru avuga ko n'indirimbo yubahiriza iyi repubulika iyi ndirimbo igeze kure igira gute isozwa mfite amakuru ko ni darapo ryamajije gukorwa ndetse ko hariho n'abantu barirungurutse bakaribona gusa ikintu gisigaye ni declaration kuvuga ngo ibintu turabidekaraye ahasigaye ari nacyo ngiyewe nsaba mama 13 kuvuga ngo ibintu turabidekaraye ahasigaye nibyo tugomba gushyikiranira mu duhamagare ariko ibi byo twarabidekaraye mu dutere ibi nibyo turarwanira none ibi kuva none turi kurengera ubutaka twafashe ntabwo twe tukirwana dushaka kujya kubohora abakongomani oya ahubwo ubutaka bwafashwe turi kuburengera turi kurengera sovereignite y'ubutaka bwacu butuyeho ababyeyi bacu butuyeho basogokuru twacyuriyeho impunzi ntabwo twifuza ko mugaruka kuri ubu butaka kugira ngo noneho iyo declaration yabaho bagasaba HCR ko yagira gute yatangira gucyura impunzi ziri mu Rwanda i Burundi abakongomani bose bagataha bagasubira muri gakondo yabo cyane cyane ko abahunze bose nubundi bava muri biriya bice mama 23 yagize gute yamajije gufata ibi rero hari ibimenyetso simusiga bigenda bigaragara nk'ejo bundi uyu James Aswani muyobozi mukuru wa Monisco intumwa ya ONU shinzwe ubutumwa bw'amahoro hariya muri Kongo muzi neza ko na visa ye
yaravuze ati ntabwo nakomera ko mu ntereramo, baramubwira toya aka gace karigenga, tugomba kugira gute, tugomba kugutereramo. Nuko bamutereramo kashi, urumva bamuha visa, bisobanuye ko nawe agomba kubyiyumvamo. Niba umuntu araryama ahantu akajya muri Serena akaryama, mugomba kumenya ngo ahantu hari umutekano. Aya makuru rero muyitegure ko mu gihe cya bugufi muzabona declaration rwose ko kiriya gice cyavuye kuri Kongo. Ibi rwose niko nge ndi kubirota, niko ndi kubyerekwa. Imana izatanga umugisha uko bizagenda kose. Reka mbashimire inshuti z'Umugabane TV, mukore subscribe ariko mukande like, ibiganiro byacu nakagaruka. Nitwa Sibomana, abakongomani bo muri Nord Kivu na Sud Kivu ndabakunda cyane, abarwandafone n'abanyamurenge by'umwihariko. Ciao ciao.